Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje gukosora ikizami kiba cyakozwe kugira turusheho kubona imyitozo ihagije nitugerwaho tuzatsinde ku manota yo hejuru kandi bitatugoye. Ikintu ubusabwa kugira dukosora ikizami nk'iki, ufata agapapuro ugafata ikaramu kagenda wandikaho igisozo cya nyacyo, ukaza kureba amanota uragira kuri 20. Ibindi byo no kubibusa gukanda subscribe niba mutari mwayikanda kugira isomo rishya dushyizeho, kugira ikizami gishya dukosoye ujye uhita ubibonera ku gihe. Mbibutsa ko amakode ari kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Duhamagare cyangwa twandikiye kuri 0789931626 dugufashe kubona kode mu gahe gatoya. Ibindi byo nuko niyo nimero ushaka kuyiduhamagaraho mu gihe ukosoye ikizame nk'iki, bitewe nuko abo muri kumwe batagusobanurira ukavuga ati reka nzasobanuze biruseho. Turagusobanura serivisi abari ubuntu. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata ikaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereze neza. Icyapa baduhaye gifite ishusho y'uruziga, kikagira umuzenguruko w'umutuku, kikagira ikirango kirimo imodoka iburyo isa umukara, imodoka ibumoso yo iri mu ibara ry'umutuku. Ese icyo cyapa gisobanura iki? Bibutsa ko ibyo byapa biri mu bwoko bw'ibyapa bubuza. Ibu ni ubwoko bw'ibyapa bubuza. Niyo mpamvu weho niba ari bwo bwa mbere ugeze kwa ino YouTube channel yacu, wasubira kuri YouTube channel yacu ukamanza ukareba video y'ibyapa kugira nugera ku bibazo nk'ibi ujye ubigeraho wihuta. Ikindi cyo ni ukukwibutsa ko uramutse ugize ikibazo wenda ukaburaho nk'iyo video kuri YouTube channel yacu kubera amaze kujyaho video zijya kuba nyinshi, watwandikira kuri ya nimero maze kubabwira, asigaye nkaguhereza link ukareba iyo video y'ibyapa, asigaye ukajyanirana n'abandi. Iki cyapa rero gisobanura iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisozo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Baba bagwaye ibisubizo 4 ugahitamo igisozo cya nyacyo. A, uburenganzira bwo gutambuka mbere. B, nta kinyabiziga kigendeshwa na moteri. C, ibyerekezo bibiri by'umuhanda. D, birabujijwe kunyuranaho. Ese iyo ubonye iki cyapa umenya ko gisobanuye iki? Ese igisozo cy'ukuri ni A, uburenganzira bwo gutambuka mbere. Ese igisozo cy'ukuri ni B, nta kinyabiziga kigendeshwa na moteri. Ese igisozo cy'ukuri ni C, ibyerekezo bibiri by'umuhanda. Cyangwa se hano igisozo cy'ukuri ni D, birabujijwe kunyuranaho. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisozo cya nyacyo ucyandike ku papuro. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo. Ese igisozo cya nyacyo ni A, ese igisozo cya nyacyo ni B, ese igisozo cya nyacyo ni C, cyangwa se hano igisozo cya nyacyo hano ni D. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisozo cya nyacyo ni D, birabujijwe kunyuranaho. Ubundi kino cyapa ubwacyo kirasobanuye ngo birabujijwe kunyura ku binyabiziga byose uretse iby'imitende ibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande. Kino cyapa niko gisobanuye. Niyo mpamvu bikubujije kugira ute kunyuranaho. Iyo kino cyapa ukibonye ntabwo biba byemewe. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo imbibiri ziri ku mpera z'ubwihukirwa bw'abanyamaguru kandi ziri mu muhanda kimwe n'imbibi n'ibindi bikoresho bigenewe gutuma bagenda mu muhanda nta muvundo zisigwa irangi ry'ibara rikurikira. Izi mbibi mbese ziri ku mpera z'ubwihukirwa bw'abanyamaguru zituma abantu bagenda mu muhanda nta muvundo ziba zisigwa irangi risa rite? A, irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. B, irangi ry'umweru ngarurarumuri. C, irangi risa n'icunga rihishije ngarurarumuri. D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisozo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Mbibutsa ko nibavuga ngo irangi ry'umuhondo ngarurarumuri, wehuze ubusobanuro bw'akagarurarumuri wahita umenya ukuntu iryo rangi ryaba rimeze. Akagarurarumuri ni agakoresho ubwako ntikaka, ariko iyo hakubiseho urumuri rw'ikinyabiziga runaka cyangwa n'urwa telefoni birashoboka uhita ubona katse. Nyine niba hari ubutumwa baba baragashyiriyeho kugira gatange ku buryo umuyobozi w'ikinyabiziga ahita abibona. Niba gasa umutuku agakubitaho urumuri uhita ubona wagiye katse umutuku, ariko ubwako ko ntikaka. Ubwo n'irangi ngarurarumuri
wenda ry'umuhondo, niba hakubiseho urumuri rw'imodoka, kuri iryo rangi urahita ubona umurongo wenda usa umuhondo, uhita ubona imbibi, izo mbibi ese none ziba zisigwa irangi risa rite? Ese igiso cy'ukuri ni A? Ese igiso cy'ukuri ni B? Ese igiso cy'ukuri ni C? Cyangwa se hano igiso cy'ukuri ni D? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Hano rero igiso cya nyacyo ni A, irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo kugira ngo ikinyabiziga kiva ahantu hari urwondo cyangwa hanyerera bidasanzwe hashobora gukoreshwa uburyo bukurikira. Murabizi wenda bigeze mu gihe cy'imvura, ibyondo byajya ahantu mu muhanda ku buryo ikinyabiziga kiri gukozamo ipine rikanyerera, none kugira kivemo ahantu hari urwondo cyangwa hari kunyerera bidasanzwe hakoreshwa ubuhe buryo? A, inziga zishobora gushyirwaho udushyundu. B, inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ariyo inziga zishobora gushyirwaho udushyundu, na B ikaba ariyo inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, bashatse kuvuga ngo A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, na C ntabwo ariyo. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisozo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro kawe, uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese igisozo cya nyacyo ni A? Ese igisozo cya nyacyo ni B? Ese igisozo cya nyacyo ni C? Cyangwa se hano igisozo cya nyacyo ni D? Hano rero igisozo cya nyacyo ni B. Inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri, bagashyiraho iminyururu kugira ngo nigikandagira kibe kitahita kinyerera. Ikibazo cya kane kirabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka ko kubona muri metero 200 ibinyabiziga cyangwa imitwaro bifite ubugari burenga metero 2.50 iyo bigenda mu nzira nyabagendwa, bigaragazwa ku buryo bukurikira. Bwije twaye ibintu bifite ubugari burenga metero 2.50, biba bigomba kugira ukuntu bigaragazwa niba utari kureba muri metero 200 neza. None bigaragazwa ku buhe buryo? A, inyuma ni amatara abiri atukura. B ikavuga ngo iyo bibaye ngombwa ko ku mpera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa y'imitwaro n'itara ndangaburumbarare risa n'icunga rihishije cyangwa ry'umuhondo. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ariyo na B ikaba ariyo iyo bibaye ngombwa ko no ku mpera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa imitwaro n'itara ndangaburumbarare risa n'icunga rihishije. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, na C ikaba atariyo. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Utwaye ibintu mu muhanda ntabwo uri kureba neza imbere cyane, none uba ugomba kubigaragaza gute? Ese ni ubuhe buryo bakoresha? Hano rero ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ese igisubizo cya nyacyo ni A? Ese ni B? Ese ni C cyangwa se ni D? Hano rero igisubizo cy'ukuri ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo icyapa cyerekana uburebure bw'igice cyatera ibyago cyangwa bw'ahantu amabwiriza y'icyo cyapa agomba gukurikizwa kirangwa n'ubuso n'ibimenyetso bikurikira. A, ubuso umweru, ikimenyetso ubururu. B, ubuso ubururu, ikimenyetso umweru. C, ubuso ubururu, ikimenyetso umweru n'umukara. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe urabona igisubizo cy'ukuri hano ari ikihe? Murabizi niba ahantu hari igice cyatera ibyago haba hagomba kugaragazwa kugira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga amenye ingamba arafata. None hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese icyo cyapa kiba gifite ayahe mabara n'ibihe bimenyetso? Ndakeka ko ubuso mwese mubuzi. Muntu utabuzi wasubira kuri YouTube channel yacu kamaze ukareba video y'ibyapa. Hano rero igisubizo cya nyacyo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ntabwo ariyo,
B ntabwo ariyo na C ntabwo ariyo. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo umurongo w'umuhondo ucagaguye uciye ku nkombe nyayo y'umuhanda, umusezero w'inzira y'abanyamaguru cyangwa inkengero y'umuhanda yegutse uvuga ibi bikurikira. Ese uvuga iki uyu murongo? A. Guhagarara umwanya muto birabujijwe ku burebure bw'uwo murongo. B. Guhagarara umwanya muto n'umunini birabujijwe ku burebure bw'uwo murongo. C. Aho bahagarara umwanya munini cyangwa muto. D. Nta gisozi cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, C nayo ikaba atariyo. Ese hano urabona igisozi cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisozi cya nyacyo ucyandike ku gapapuro, uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisozi cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozi cya nyacyo nta kindi ni D. Nta gisozi cy'ukuri kirimo. Ubwo A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo na C ntabwo ariyo. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo iyo bugari bw'inzira nyabagendwa igenderwamo n'ibinyabiziga budahagije kugira ngo bibisikane nta nkomyi, abagenzi bategetswe A. Kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru, B. Guhagarara aho bageze, C. Koroherana, D. Gukuraho inkomyi. Muri mu muhanda ariko uwo muhanda ntabwo bishoboka neza ko mwabisikana nta nkomyi zibayeho, mushobora kubisikana ugasanga ziragonganya imodoka. Ese mugeze muri uwo muhanda, mugeze muri icyo gice cy'inzira nyabagendwa, mwakora iki? Ese igisozi cy'ukuri ni A. Kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru. Ese igisozi cy'ukuri ni B. Guhagarara aho bageze. Ese igisozi cy'ukuri ni C. Koroherana. Cyangwa se hano igisozi cy'ukuri ni D. Gukuraho inkomyi. Ndakeka ko amaze guhitamo igisozi cya nyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano rero igisozi cya nyacyo ni C. Koroherana. Murabizi niba mugeze ahantu umuhanda bidagishoboka ko mwabisikana kandi muri kugenda umwe mu byerekezo bitandukanye, umwe ashobora no kuba asubiye inyuma korohera undi, umwe agatambuka n'undi akaza gutambuka nyuma, mukoroherana kuko ntimwaca mu nzira z'abanyamaguru, ushobora kubateza ibyago. Ntimwahagarara ngo muhagarare mpaka, none ubwo mwaba muri guhagarara, ibyo ntabyo ntibishoboka. Ikintu hano cyashoboka ni ukoroherana. D. Gukuraho inkomyi ni nko kuvuga wenda ngo mubanze musize umuhanda, nimumara kuwusiza mubone kugenda, nabyo ntibyakunda. Ikintu muba mugomba gukora hariya ni ukoroherana. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru ariko amaze kureba ibi bikurikira. Amaze kureba iki? A. Umuvuduko w'abanyamaguru. B. Ubugari bw'umuhanda. C. Umubare w'abanyamaguru. D. Ikavuga ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo. Uri kugenda mu muhanda ariko uwo muhanda uri kugendamo bidatuma unyuranaho nta nkomyi, ariko ushobora guca mu kayira k'abanyamaguru ariko umaze kureba ibi bikurikira. Ese igisozi cy'ukuri ni A. Kareba umuvuduko w'abanyamaguru kavuga ati wenda bari abanyamaguru bari kugenda gahoro barasanga namaze kunyuranaho. Ese igisozi cy'ukuri ni B. Umugari bw'umuhanda. Ese igisozi cy'ukuri ni C. Umubare w'abanyamaguru kavuga ati hari umunyamaguru umwe cyangwa se hari abantu benshi. Cyangwa igisozi cy'ukuri ni D. Nta gisozi cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo na C ikaba atariyo. Hano igisozi cy'ukuri ni D. Nta gisozi cy'ukuri kirimo. Ubwo A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo na C ntabwo ariyo. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenze 2 y'ubwoko bumwe kiretse ku byerekeye amatara akurikira. Ikinyabiziga ntigomba kugira amatara 2 y'ubwoko bumwe kiretse kuri ibi bikurikira. A. Itara ndangamubyimba. B. Itara ryerekana icyerekezo. C. Itara ndangaburumbarare. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano urabona igisozi cy'ukuri ari ikihe? Ese igisozi cy'ukuri ni A? Ese igisozi cy'ukuri ni B? Ese igisozi cy'ukuri ni C? Cyangwa se hano igisozi cy'ukuri ni D? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisozi cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko amaze guhitamo igisozi cya nyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ese igisozi cya nyacyo ni A? Ese igisozi cya nyacyo ni B?
ese igiso cya nyacyo ni C cyangwa se hano igiso cya nyacyo ni D? Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo. Hano igiso cya nyacyo ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. A niyo itara ndangamubyimba, B niyo itara ryerekana icyerekezo, C nayo niyo itara ndangaburumbarare. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha hakurikira: A ku nguni y'iburyo y'ikinyabiziga, B ku gice cy'inyuma ku kinyabiziga, C ahegereye inguni y'ibumoso ku kinyabiziga, D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano igiso cy'ukuri ni ikihe? Ese igiso cy'ukuri ni A? Ese igiso cy'ukuri ni B? Ese igiso cy'ukuri ni C? Cyangwa se hano igiso cy'ukuri ni D? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro, uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko amaze guhitamo igiso cya nyacyo. Hano igiso cya nyacyo ni C ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ku mihanda yenywe na minisitiri ubifite mu nshingano, ibyapa biburira n'ibyapa byerekana bigomba kugaragazwa kuva bwije kugeza bukeye n'urumuri rwihariye cyangwa amatara yo ku mihanda cyangwa ibintu ngarurarumuri igihe ijuru rikeye. Intera y'ahagaragara igomba kuba nibura, iyo ntera iba igomba kuba iganite kuva aho uri kugeza aho icyo cyapa kiri, ku buryo waba uri kukibona. A metero 50, B metero 120, C metero 150, D nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Ese igiso cya nyacyo ni A? Ese igiso cya nyacyo ni B? Ese igiso cya nyacyo ni C? Cyangwa se hano igiso cya nyacyo ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese igiso cya nyacyo ni A? Hano rero igiso cya nyacyo ni D. Nta giso cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo metero 50, B ntabwo ariyo metero 120, C nayo ntabwo ariyo metero 150. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ibizirikisho by'iminyururu cyangwa iby'inziga kimwe n'ibindi by'ingoboka bikoreshwa gusa igihe nta kundi umuntu yabigenza kandi nta kindi bigiriwe uretse gusa kugira ngo ikinyabiziga kigeraho kigomba gukorerwa kandi nturenze na 1 kilometero 20 mu saha. Ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buryo bukurikira: A agatambaro gatukura kuri santimetero 50 z'umuhanda. Ndakeka ko mwese muzi ingero z'uburebure, santimetero ni urugero rw'uburebure. B ikimenyetso cy'itara risa n'icunga rihishije. C icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande. D ikavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Ese wowe hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Ibi bizirikisho by'ingoboka biba bigomba kugaragazwa gute? Ku buhe buryo? Ese igiso cy'ukuri ni A? Ese ni B? Ese ni C? Cyangwa se ni D? Hano igiso cya nyacyo nta kindi ni C. Icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa akagarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kiba kiri hasi y'ibipimo bikurikira kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye: A santimetero 30, B santimetero 20, C santimetero 50, D nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Ese igiso cy'ukuri ni A santimetero 30? Ese igiso cy'ukuri ni B santimetero 20? Ese igiso cy'ukuri ni C santimetero 50? Cyangwa igiso cy'ukuri ni D nta giso cy'ukuri kirimo? A ikaba atariyo, B ikaba atariyo na C ikaba atariyo. Hano rero igiso cya nyacyo ni
D nta gisozi cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ahari hejuru cyane y'ubuso bumurikaho amatara ndangambere na ndanganyuma ntihashobora kuba harenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye: A metero 1 na santimetero 50, B metero 1 na santimetero 75, C metero 1 na santimetero 80, D nta gisozi cy'ukuri kirimo. Ese wowe hano urabona igisozi cy'ukuri ari ikihe? Ese igisozi cy'ukuri ni A? Ese igisozi cy'ukuri ni B? Ese igisozi cy'ukuri ni C? Cyangwa se hano igisozi cy'ukuri ni D? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisozi cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisozi cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano rero igisozi cya nyacyo nta kindi ni D, nta gisozi cy'ukuri kirimo. Ubwo A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, na C ntabwo ariyo. Hano bari bakubwiye ngo amatara ndangambere na ndanganyuma ntashobora kuba aharenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka. Murabizi ya matara aba ari ku kinyabiziga inyuma. Ubwo rero ntabwo bayashyira muri metero 1 na santimetero 50 uvuye ku butaka. Ntabwo bayashyira kuri metero 1 na santimetero 70. Ni harehare. Hari igihe usanga n'imodoka ubwayo itangana nayo idafite uburebure bungana gutya. Rero niyo mpamvu hano bavuze ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo mu gihe uri mu rugendo rurerure mu muhanda uromberejeho ibice byinshi, ni iki wakora mu gihe wumva utangiye kugira ibitotsi? A. Gucuranga umuziki cyane. B. Kwihuta cyane kugira ngo usoze urugendo vuba. C. Kuva mu muhanda uromberejeho ibice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye. D. Nta gisozi cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozi cy'ukuri ari ikihe? Ese igisozi cy'ukuri ni A? Waba unaniwe wumva utangiye kugira ibitotsi ugacuranga umuziki cyane. Ese igisozi cy'ukuri ni B? Kwihuta ukagenda ku muvuduko uri hejuru kugira usoze urugendo vuba. Ese igisozi cy'ukuri ni C? Kuba uruhutse. Cyangwa igisozi cy'ukuri ni D? Nta gisozi cy'ukuri kirimo. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisozi cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni C. Kuva mu muhanda uromberejeho ibice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye, ukamanza ukaruhuka, waba ugiye kwinanura ukinanura, waba akayaga kakagukubita, asigaye ukongera ugasubira mu kinyabiziga ugatwara. Murabizi hari abantu batwara igihe kirekire, niyo mpamvu kugira ibitotsi utwaye ibyo ni ibintu bikunze kubaho. Ikibazo cya 16 kirabaza ngo kuki ugomba gucana amatara mu gihe hatangiye kwijima? Tangiye kwijima ni ukubera iki ucana amatara y'ikinyabiziga cyawe? A. Kugira ngo akerekana umuvuduko kagaragare neza. B. Kugira ngo abandi biborohere kukubona. C. Kugira ngo ujyane n'abandi bayobozi b'ibinyabiziga. D. Kuko amatara yo ku mihanda ari kwaka. Ese urabona igisozi cy'ukuri ari ikihe? Ni ukubera icyo ucana amatara y'ikinyabiziga cyawe iyo butangiye kwira. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisozi cya nyacyo ucyandike ku gapapuro uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese ni ukubera icyo ucana amatara? Ese igisozi cy'ukuri ni A? Ese igisozi cy'ukuri ni B? Ese igisozi cy'ukuri ni C? Cyangwa se hano igisozi cy'ukuri ni D? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Hano rero igisozi cya nyacyo nta kindi ni B, kugira ngo abandi biborohere kukubona. Niyo mpamvu ugomba gucana amatara yawe y'ikinyabiziga iyo bwije. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ni iyihe mpamvu ituma tugomba kugabanya umuvuduko mu gihe hari ibihu? Murabizi wenda tugeze mu gihe cy'uko hari ibihu, kandi murabizi ibihu abantu batabizi ni bya bintu biba bimeze nk'ibyotsi bimanuka akenshi mu gihe cy'imvura. Ese niye mpamvu ituma tugomba kugabanya umuvuduko mw'ibyo bihe? A. Igihe feri idakora. B. Igihe uhumishijwe n'amatara yo kubisikana. C. Igihe moteri imara ngo izime. D. Nuko biba bitoroshye kubona ikiri imbere. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisozi cya nyacyo. Hano igisozi cya nyacyo ni D. Nuko biba bitoroshye kubona ikiri imbere. Murabizi biriya bihu iyo byamanutse
hari igihe bipfuka n'umusozi ukaba utawubona. Rero biriya bishatse no kwerekana ko n'iyo waba uri mu muhanda utwaye ikinyabiziga hari intera uba utarebamo kubera ibyo bihu byamanutse. Niyo mpamvu ituma uba ugomba kugabanya umuvuduko, nuko biba bitoroshye kubona ikiri imbere. Ushobora kongera umuvuduko muri icyo gihe ugasanga uteje ibyago abandi bayobozi by'impanuka, cyangwa ukanabiteza abanyamaguru kubera ko uri kugenda bisa nkaho utari kureba, kandi ibinyabiziga biri kugenda wenda bigiye guhura, ndabizi ko muzi ko biba biri kwihuta. Ushobora kuba utari kureba muri metero 50 ukongera umuvuduko ukajya kumva imodoka ziragonganye utazi n'ukuntu bigenze. Niyo mpamvu ugomba kugabanya umuvuduko mu gihe cy'ibihu kuko biba bitoroshye kubona ikiri imbere. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ni iki ugomba gukora igihe uhagaze ku muhanda igihe cy'ibihu? Imodoka yawe wayiparitse ku muhanda mu gihe cy'ibihu, wakora iki? A. Kureka amatara ndanga akaguma yaka. B. Kureka amatara yo kubisikana na kamenabihu akaguma yaka. C. Kureka amatara yo kubisikana akaguma yaka. D. Kureka amatara y'urugendo akaguma yaka. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Ese igiso cy'ukuri ni A. Mu gihe cy'ibihu imodoka yawe ihagaze ku muhanda, wakora iki? Ese igiso cy'ukuri ni A? Ese igiso cy'ukuri ni B? Ese igiso cy'ukuri ni C? Cyangwa se hano igiso cy'ukuri ni D? Hano rero igiso cya nyacyo ni A. Kureka amatara ndanga akaguma yaka kugira ngo abandi bayobozi b'ibindi binyabiziga bakubone. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereze neza icyapa baduhaye. Gifite ishusho ya mpande eshatu. Umuzenguruko ni hariya h'umutuku, ubuso ni hano h'umweru. D. Umukara ni hariya bita ngo ikirango, hari aho umukara niho bita ikirango. Niyo mpamvu twitegereje kiriya kirango neza, ndakeka ko muri kukibona, ni imodoka isa nk'iri guhanuka ahantu. A. Uguhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa ahegereye icyome. B. Inzira nyabagendwa iri ku musozi ucuramye. C ikavuga ngo iki? C ikavuga ngo umuhanda utaringaniye. D ikavuga ngo umuhanda wangijwe n'isuri. Ese wowe hano urabona igiso cy'ukuri ari iki iyo ubonye kiriya cyapa? Ariko muntu ugifite ikibazo ku byapa, nyandikira kuri 0783531626 muhe link niba biri kukugora kubona iyo somo nabateguriye riri kuri YouTube, kugira ngo dukomeze kujyanirana, kandi intego yacu murabizi niyo kugira ngo dutsinde. Najyaga ko maze guhitamo igiso cya nyacyo, najyaga ko maze kucyandika ku papuro. Hano igiso cya nyacyo nta kindi ni guhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa hegereye icyome. Itegereje neza mwa kino kirango murabona ko ni imodoka isa nkaho iri guhinguka ahantu hari iki? Hano hari uturongo dutatu, muri kubona ko imeze nk'imivumba y'amazi. Ubwo bahari kukubwira ko umuhanda uri gukomezamo n'ugukomezamo uragera ku mazi, kandi murabizi ko hari imihanda ibigeze ku mazi, ariko urabizi ntabwo imodoka yakomeza kugenda mu mazi. Niyo mpamvu baba bagomba kubikumenyesha. Ikibazo cya 20 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agendera inyuma y'ikindi kinyabiziga akaba ateganya kukinyuraho, yakora iki? Umuyobozi w'ikinyabiziga agendera inyuma y'ikindi kinyabiziga akaba ateganya kukinyuraho, yakora iki? A. Kuguma inyuma y'icyo kinyabiziga hagati mu muhanda. B. Kuguma inyuma yacyo kugira ngo yemerere abandi bayobozi b'ibinyabiziga gutambuka. C. Gutwarira inyuma ye umwegereye cyane kugira ngo ureke ibindi binyabiziga bibanyureho. D. Ikavuga ngo gutanga ibimenyetso ku bindi binyabiziga ko byabanyuraho. Ese wowe urabona igiso cy'ukuri hano ari ikihe? Ese igiso cy'ukuri ni A? Ese igiso cy'ukuri ni B? Ese igiso cy'ukuri ni C? Cyangwa se igiso cy'ukuri ni D? Hano igiso cya nyacyo ndakeka ko amaze kugihitamo. Hano igiso cya nyacyo ni D, ni B. Kuguma inyuma y'icyo kinyabiziga kugira ngo yemerere ibindi binyabiziga kubatambukaho.
ndakeka ko wewe twakosoranye kino kizame hari aho kigukuye hari n'aho kikugejeje. Wagize ikibazo waduhamagara cyangwa ukatwandikira kugira ngo tugufashe. Hano babazaga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agenda inyuma y'ikindi kinyabiziga akaba adateganya kukinyuraho. Uri inyuma y'ikinyabiziga ariko ntabwo uteganya kukinyuraho. Ubwo ikintu uba ugomba gukora hano ni ukuguma inyuma yacyo kugira ngo yemerere ibindi binyabiziga gutambuka. Ndakeka ko Imana ikomeje kubarinda, ndakeka ko intego y'ino channel yo kugira ngo twese tuzatsinde kandi bitatugoye izagerwaho. Hamwe batangiye kutwandikira, namwe nahanyu kugira ngo mukomeze mushyiremo imbaraga. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha.